ngusaba akantu kamwe kugira ngo byibuze umutima wanjye uruhuke, kuko buri cyumweru ngutekereza inshuro 3. cyane kandi ngemba ngusabira ati iyo umuntu mwagiranye ibihe byiza nta makosa mubonyeho mugirana inama nta cyatuma utamutekereza. Nanjye nicyo gituma ngutekereza. Ikintu namusubije nawe ati Yezu, iyo Yezu akweretse inzira kandi akayigucishamo neza, iyo usenga uramwumvira. Kristo Yezu akuzwe. Icyatuma umuntu aba umutagatifu ni ikihe? Gusenga, kubaha, gukora ibikorwa by'urukundo. N'urukundo rwatuma umuntu aba umutagatifu. Tuzi neza yuko ubutagatifu tubihera tukiri batoya turi abana. Ntago wakura mu ishuri wiba uvuge ngo uzaharanira ubutagatifu kandi urimo kunyaga abanyeshuri ibikoresho byabo. Ariko Imana ikunda umunyabyaha wisubiyeho. Nimba ubikora nawe uyu munsi uhagarike kwiba kandi ukagira n'ukwemera. Iyo Imana iguhamagaye uragenda. Aho waba uri hose ntago Imana yavuga ati ndaguhamagaye mvuga ati ntago mbishaka. Ushobora kuyinangira ariko ejo bundi ukumva iryo jwi ry'Imana irongeye kugarukiramo. Ariko iyo usenga nibwo ubasha kubibona. Iyo udasenga ntabwo ubibona, ubona ari ibintu bisanzwe. Navuga yuko nanjye nari umuvokasiyoneri ariko ntabikunda cyane. Nkuko namwe wenda hari abavokasiyoneri barimo bamwe bahagazemo neza ariko abandi bameze nk'abandi nyine baherekeza abandi. Ubwo nanjye nari mu bongo baherekeza abandi ariko nyine nkumva vokasiyo ntago intusha ku mutima cyane. Navuga yuko ikintu cyampagurukije namba se numva cyatumye nza kwihimana. Nagiye gusura uyu muryango wacu turimo abiyeguriye Kristo umwami, mu Gifaransa ni des Oblates du Christ Roi. Ubwo ngubwo bari Kigali, cyicaro kiri Kigali. Ubwo niyo nagiye gukorera ntuza session. Namwe nk'ukuntu mukajya muri session mukajya Musanze dufite y'urugo, Kigali dufite y'urugo, bitewe naho wifuza ukahakorera session nta kibazo. None ubwo ngubwo ngiye session yikoreye Kigali, baratwigisha ku muryango, bakwigisha amateka y'umubyeyi wacu Padiri Riko Mauri. Numva ndafashijwe. That's ko numva bitandimo butari kuzamo bimeze bite. Ubwo ngubwo twandika amabaruwa. Nabati okay, numva nshaka gushinga urugo pe. Nandika gushinga urugo. Ariko numva umutima wanjye ntago nishimye. Natse no kubera iki ntishimye kandi ndangije kwandika ibaruwa. Kandi buri wese yanditse ikimunyura. Noneho ndabati okay, kanze gusenga kugira ngo byibuze mbashe kugira ibyishimo. Kuko ndangije kwandika ibaruwa birumvikana nayo nanditse ibintu nkwiye ku mutima ariko narabyanditse numva ntago nishimye. Noneho ndavatse kubera iki ntishimye. Jya gusenga ndongera nandika indi baruwa. Nandika ibaruwa yo kwihimana numva nibwo nishimye. Natse mbere ikigaragara nuko ntari nasenze neza ngo nshishoze ngo numvike ijwi riri kumwe. Kuko niyo basenda siga yanshiti yanjye dukundana ngiye kwihimana aragira gute, arababara bingana gute. Ariko ahangaho navuga yuko ibintu birimo Imana igenda igira ukuntu ibifata. Murarambiwe? Abarambiwe nta kibazo, ngiye kugira iminota mike tuzagaruka tuzaganira. Ubwo ngubwo narangije kwandika iyo baruwa nsaba kwihimana numva nibwo nishimye. Njya muri chapelle numva nibwo umutima wanjye utuje kandi mbere ntago nari ntuje pe. Ubwo ngubwo bampaye gahunda nahise kuko hari mu kwa 12 ninjira mu kwa 2 2022 ubwo ninjiye mu muryango. None ubwo ngubwo naje bampaye wari uriho bikoresho birumvikana umuntu yinjira hari ibikoresho azifashisha kugira ngo azabashe gukurikira amasomo neza.
gusa byo ikintu nashimiye Imana ntago uwo twadukundanye ntago burya iyo uzi ikintu kirangiriza umuvandimwe wawe urakimurinda kuko nanjye nzi ikiri kukwangiza nimba nzi ko udakunda abagutuka nanjye sinagutuka nimba nzi ko udakunda abakubeshyira nanjye sinakubeshyira kuko nzi ko uri bubabare ubwo ngubwo nanjye naravuze ati se arankunda ndabizi kandi ntago nshaka kumubabaza kugira ngo byibuze azabashe kubona undi bumvikana kandi bahuje. Nagiye nsenga ndavata Imana sinambwira yuko buryo kinge nshaka kwihimana kuko ushobora kumubwira ati wenda nshaka kwihimana bite umuntu ni umuntu kandi umuntu yambaye umubiri ashobora kukugirira nabi ariko uzi neza yuko umutego wawe uri hariya wirinda kunyura mu mutego ureba urawukatira kugira ngo utakwica namba ngo guhitane. Ubwo ngubwo nanjye navuga ati okay ngiye kumusabira mubwira iburyo ki yabwa akamamagara ndi muri session tse muri kwiga iki ngira ati okay turi kwiga ukuntu umuntu agomba gukunda undi kandi adahenze undi kugira ngo babashe kumvikana kuko abantu iyo badakundanye ntago bumvikana. Niyo mpamvu ningo z'ubungubu zirimo gusenyuka ntago baba barakundanye noneho umwe akumva yashaka undi za faiblesse ze cyangwa se za ntege nke yazibona kubyihanganira bakamunanira ugasanga amujyanye hanze atameze gutya kandi sinari mbizi simbyiteze ugasanga nibwo ingo z'ubungubu zidakomeye zubakiye nko ku musenyi. Rero naravuze ati okay ngiye gusenga kandi icyo nsenga Imana izakinyumva izanyumve yumve icyo nshaka. Nanditse gushinga urugo numva nta byishimo mfite numva ntago ntuje mu mutima ariko nongeye kwandika indi baruwa numva mfite ibyishimo nabati byibuze nubwo ndi kubikwepa nshaka gushinga urugo ariko ndi kubikwepa nshaka gushwiha Imana simbishaka neza nshaka gushinga urugo kandi ntago umugambi wanjye nawe Imana nshaka numvira iyo nsenga neza. Ndabati se kubera iki Imana iri kwemera ko iki kintu kinzamo cyane naje meze nk'uri kwitemberera none dore Imana igiye kumfata we. Ubwo ngubwo nanjye numva mfite ikibazo ariko mu by'ukuri ikintu nshaka kubabwira ni ugusenga. Iyo umuntu asenze arizera iyo nsenze mbona byinshi kandi ntari nkeka ntago iyo nsenze kandi ntago nshidikanya. Nanjye naremeye nemera kwitaba ijwi rya Nyagasani rimpamagara. Ubwo ngubwo umunsi wo kuza ndamubwira ati okay sinanamubwiye ko naje deje. Ubwo ngubwo yumvise telefone idahari arahati se yagiye he yagera mu rugo bakamubwira ati yagiye kwishuri bitewe n'ukuntu bari bamuzi ati yagiye kwishuri. Nibwo nagiye muri vacances ndamusobanurira neza kubera yuko byasengesha n'abati Imana ndamusengera kugira ngo byibuze tazagira umutima wo kwiheba namba se akundane kandi muzashinga urugo rwiza nanjye kandi nzabasha kubasabira. Arambwira ati kanze ngusaba akantu kamwe kugira ngo byibuze umutima wanjye uruhuke kuko buri cyumweru nkutekereza inshuro 3. Nanjye nicyo gituma nkutekereza ikintu namusubije nawe ati Yezu iyo Yezu akweretse inzira kandi akayigucishamo neza iyo usenga uramwumvira kuko iyo ntaza kumvira Yezu nabonye yuko nari nzagira izindi ngaruka nyinshi cyane. None ubwo ngubwo nabati ndagusabira kugira ngo yanga kubyumva nabati okay nimba utabyumvise uzabibona umunsi ntazi ariko nyine agenda atanyuzwe ariko icyanshimishije nuko nyuma naje kugira ibyago aza kuntabara anshimira ati rwose warakoze kunsabira nanjye bumeze neza. Mbere numvaga mfite intimba ariko ubu ngubu nta nimba nyifite ndetse na famille numvaga narayanze ariko ubu ngubu dusigaye turi inshuti aho utari barahari. Kristo Yezu akuzwe.